reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana kuri GN TV show. Tugushimire kwa koze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Kuri wa mwanya wo gusobanura amazina tugeze ku izina Sabrine. Tunashimira umukunzi wacu wari tubajije. Sabrine ni izina ry'abakobwa rikomoka mu rurimi rw'ikigereki risobanura kurinda ikiremwa muntu. Ba Sabrine barangwa no kumenya gufata ibyemezo, kubona ibintu byose biri mu ruhande rwiza, ntibite cyane ku ngaruka. Bazi guhanahana amakuru. Ba Sabrine kandi ngo bazi kuvugisha ukuri kandi bakagira n'udushya. Reka rero dushimire umukunzi wacu watubaje ubusobanuro bw'iri zina. Nawe niba hari izina wifuza ko twazagusobanurira, watwandikira hasi hagenewe guca ibitekerezo tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Kandi nanone niba hari ikintu wifuza ko twazagukorera ubushakashatsi, watwandikira hasi hagenewe guca ibitekerezo ubundi tukazakigarukaho mu nkuru zacu zitaha. Turabashimiye.